Mu buzima bw'umuntu hari intwari itavugwa kenshi ku maradiyo cyangwa mu binyamakuru, ariko ikagira uruhare rukomeye mu kubaka ejo hazaza heza. Iyo ntwari ni mwarimu. Buri gitondo mu rukerera butaracya neza, umwarimu aba yamaze gutegura amasomo ye, yinjira mu ishuri afite intego imwe rukumbi: kubaka umuntu uhamye. Mu maso y'abana be abona u Rwanda rw'ejo, abona abarimu b'ejo, abaganga b'ejo, abashakashatsi n'abayobozi bazavugwa mu mateka. Umwarimu ntiyigisha gusa inyuguti n'imibare, ahubwo yigisha n'indangagaciro: gukunda igihugu, kubaha abandi, gukorana umurava no kutiganda mbere na nyuma y'akazi. Iyo umunyeshuri atangiye gucika intege, umwarimu amuba hafi akamwibutsa ko ubushake bwe ari bwo bushobozi bwe, kandi ko ejo hazaza heza ahanini haturuka mu byo akora uyu munsi. Niba hari uwigeze kwibaza impamvu igihugu gitera imbere, igisubizo gituruka mu ishuri, aho umwarimu ari isoko y'ubumenyi n'ubwenge. Niwe ubiba imbuto z'ubwitonzi mu mutima w'umwana, imbuto zigakura zikavamo igiti cy'iterambere ridacogora. Iyo umuntu akuze akaba umuhanga cyangwa umuyobozi ukomeye, inshuro nyinshi yibuka amagambo y'umwarimu yamubwiye mu bwana. Ibyo bigaragaza ko ijambo ry'umwarimu ritajya rishira, ahubwo riba urumuri rutazima. Umwarimu rero nubwo kenshi asa n'uwibagirana mu mibereho y'abantu, niwe nkingi y'iterambere ry'igihugu. Niwe wubaka umutima w'umuntu, akamutoza kuba inyangamugayo, akamushishikariza kwihangana, akamwereka ko iterambere nyaryo ritangirira mu mutima w'umuntu kandi rigakomereza mu bikorwa byiza. Buri munyeshuri wakuriye mu biganza by'umwarimu, iyo agize icyo ageraho mu buzima, aba ari igihamya cy'uko imbaraga z'umwarimu zitazima. Niwe mubyeyi wa kabiri, umutoza, umujyanama ndetse n'inshuti y'umunyeshuri. Niyo mpamvu umuntu wese ufite ubumenyi, uhamye mu bitekerezo, wubaha abantu kandi ukunda igihugu, aba ari isoko y'imbaraga za mwarimu. Umwarimu niwe mutima w'iterambere ry'ejo hazaza. Abana benshi binjira mu ishuri bafite ibibazo bitandukanye: ubukene, ibikomere by'imiryango, guhezwa n'ibindi. Ariko ijambo rimwe rya mwarimu, amagambo y'ihumure, bishobora kuba isoko y'imbaraga. Iyo umwarimu abwiye umwana turashoboye, komerezaho, ayo magambo amubera nk'ifunguro ry'umutima rimugira intwari mu rugendo rwe. Isi y'ubu ihindurwa n'ibitekerezo by'abanyabwenge, ariko abo banyabwenge bose banyuze imbere ya mwarimu. Kandi iyo umwarimu abikora neza, aba yubatse isi itekanye, ifite ubumwe ndetse igatera imbere. Imbaraga z'umwarimu kandi ntizigarukira mu ishuri gusa, zirenga imipaka zigasiga amateka. Iyo igihugu gishaka iterambere nyakuri, kigomba kubaha no gushyigikira abarimu, kuko umwarimu ari we mutima w'ejo hazaza, ari we wubaka umuntu, kandi umuntu ni we wubaka byose.